yego hanyuma rero muri Bugesera twagiye kubasura mu myitozo twaganirije abakinnyi ariko mu by'ukuri iberi tubanze mbere ko tuzo gusubira muri Bugesera muri Rayon Sports haravugwa iki muri Rayon Sports harimo iki ko basa n'abantu batuje match barimo baritegura gute ko ibya Bugesera bizwi ibya Rayon Sports ko dushaka kubimenya nabyo bimeze gute yego Rayon Sports umuntu yavuga ngo iratuje ariko ntabwo ituje byo gutuza kuko bari gutegura umukino ukomeye cyane bazakina n'ikipe ya Bugesera ku munsi wo kuwa gatandatu bagakinira Bugesera azaba ari ku isaha 9 birumvikana imyitozo irarimbanije rero hariho abantu Axel babonye Omborenga fitina ndetse na Nsabimana Emable mu myitozo baribaza ati se Emable na Omborenga bagarutse mu myitozo ariko burya barakubwira ngo Omborenga na Emable ntabwo bigeze bahagarika imyitozo ahubwo hano abantu byabacangiraga nuvuga ngo ko Rayon Sports imaze iminsi ikina kabiri mu cyumweru kuwa gatatu no kuwa gatandatu bivuze ngo akenshi imyitozo bakora abari imyitozo gutegura match niba ukinye kuwa gatatu kuwa kane ni ibintu bimeze nka declassage kuwa gatanu bakora imyitozo tegura match kuwa gatandatu mugakina Omborenga na Emable rero buriya ntabwo bemerewe imyitozo tegura match ntabwo umutoza ajya bakoresha kuko nubundi ababizi ko batazakina bashyizwe ku ruhande kuko namaze kumenya ko bashyizwe ku ruhande impamvu bashyizwe ku ruhande nta yindi ubuyobozi bwaravuze buti nta aba bakinnyi twamaze kubona ko badutsindisha ntituzi impamvu badutsindisha ariko dukurikije imikino yabo n'urwego rwabo baradutsindisha ntabwo twahita duhagarika amasezerano yabo kuko Omborenga aracyafite umwaka umwe amasezerano na Emable burya aracyafite umwaka umwe urabizi ko yongera amasezerano asigaje umwaka umwe ntabwo bahita bahagarika amasezerano muri iyi mikino isigaye ko badutsindisha reka tubashyire ku ruhande ubwo tureke ko twabona igikombe nitukibona tuzica twongeye tuganire ku masezerano yabo wenda bakomeze cyangwa tuyasese nitunakibura tuzamenye uko byagenze ariko nukuvuga ngo imyitozo itegura match ntibemerewe no kuhagera na lokali ntibemerewe kuyigeramo ariko ya myitozo isanzwe iyi ngiyi yo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu barayikora icyo cyumweru rero Rayon Sports yakoze imyitozo kuva kuwa mbere nta match bafite mu kuwa gatatu bivuze ngo ya myitozo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu yari imyitozo isanzwe buri mukinnyi wose yazamo niho rero abantu babonye Omborenga na Emable barimo ariko uyu munsi nejo umutoza anababonye ntibiba byemewe ntibemerewe kuhagera kuko basanze atari abakinnyi bagomba gukorana nabwo rero ntabwo bahari ubwo ubonyeho na bakadim ubwo icyo gisobanuke neza ko iyi sezo Omborenga na Emable byararangiye umutoza bishyizeho akadomo byararangiye ntabwo bazongera kugaragara mu kibuga ibindi rero biri muri Rayon by'umwihariko bitegura uyu mukino wa Bugesera wo kuwa gatandatu ni navuga ku bintu bigera nko kuri 2-3 icyambere abantu bafite gutegura iyi match ya Rayon na Bugesera harimo Roger muri ya gahunda bashyizemo Roger vice president yego hakabamo Mzee Furaha hakabamo na Fama SG Kelly Braham urumva nawo batatu bayifite gutegura imatch ya Bugesera ariko uko bigenda nubwo ari abangaba barahaye inshingano ariko nabandi baba baragiye basoza izabo barabafasha urumva ubwo rero nibo bayifite n'uyu mukapo wundi witwa Ndagije kuna wengine wanaweza kujipanga kazi hari abandi bagomba kwipanga imirimo kugira ngo ikipe idatsindwa na Ndagije Kigali Gas cyane boss mwenyewe kapo urumva nabo bane Roger Furaha Kelly Ndagije abagwiza tu Ndagije gihozo urumva aba barimo ariko nabari abandi bose bakaza babafasha urumva icyo abone bapanze match ya Bugesera abone bapanze match ya Bugesera ikindi kiri muri ikipe ya Rayon Sports kugeza ubu ngubu nacyo abantu bakwiriye kumenya nubwo mwumvi ibintu bya suspension ikomeje kuba ikibazo yego ibintu by'abakinnyi ba Rayon batemerewe gukina umukino wa Bugesera bari suspend kugeza ubu abantu muri Rwanda byarahoze mvugana n'abantu muvandimwe muri Rwanda Premier League abenshi ni abantu rwose twabanye n'abakorege ariko nababwiye mwagerageje mugashyiraho suspension mukareka abantu izi polemique zikava harabura iki mu by'ukuri ikintu kibagora navuganaga na Julius na Bagusi bambwiye ko ikintu cyambere kibagora hazamo raporo y'abasifuzi na raporo y'abateam managers bavuga ngo n'abateam manager hari ubwo nabo ubwabo
baba batazi ngo uyu mukinnyi ari suspend none se raporo ataragiye anota neza. raporo ikorwa ryari noneho ikindi kintu kizamo aya makuru burya kenshi iyo match ziri gutegurwa gutanga amakuru kuvuga ngo uyu mukinnyi ntahari hariho amakipe batabyifuza, harimo akantu Rayon Sports cyangwa se APR kavuga ngo kugira ngo tuvuge ko ruboneka dahari cyangwa se keva dahari ibintu bimenyekane kuwa mbere aya ikipe tuzakina adversaire igiye kwitegura accordingly. Aya makuru rero basa n'abashaka kujya bayagira ibanga kugira ngo adversaire atabimenye. Ibyo bintu niba byarabaye ibyo bintu ni muravuga gutyo niba biba mu mupira wo mu Rwanda turacyari kure ntaho turimo turerekera ntacyo kubaza. none se reka manza raporo ikorwa ryari y'abasifuzi ikorwa match ikirangira. Iyo match ikirangira raporo y'abasifuzi irakorwa kuko buriya match zabaye muri weekend iyo kuwa mbere hageze bakora icyo bita critique. urumva critique y'abasifuzi haba harimo abakuriye departement, abakuriye komisiyo ya arbitrage n'abo bakomiseri bandi bose barimo n'abasifuzi bakoze match. urumva bagakora critique, ariko hari n'igihe abasifuzi batakoze match, hari igihe abasifuzi si ngombwa ko baza nabo baterana abo bayobozi babo bagakora analyse ya za match zagiye ziba bakareba no muri za raporo. urumva nabo bakagera aho ba reporting. Aba team managers nabo nuko nguko kuko ni ibintu bagomba kuzuzanya. Gose urambwira ngo ibyo bintu imaze iminsi ngahe izo raporo zitarakora. Genda kubwira ngo ese basane ntazakina, ese Kevin Muhire bimeze bite, ese ko twumvisha na runaka bimeze gute. Ibyo bintu ni ibintu bikwiriye gutwara ibyumweru bibiri kwe. Icyo nababwira cyo ni kimwe. Ntabwo Rwanda Premier League ndetse na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ntabwo bagendera kuri raporo z'abateam managers, bagendera kuri raporo z'abasifuzi na komiseri w'umukino. Izo raporo iyo bazifashe niyo bagomba kuzikompira bakazandika. Team manager warangaye we n'akazi ke bishobora gupfira imbere mu ikipe. Team manager afite akazi ka equipe, komiseri afite akazi ka federation ndetse na Rwanda Premier League. Ntabwo avuganye na team manager Rayon Sports yakubwiye ngo iki ntimwavuganye turi kumwe Bugesera turo dushaka inkuru. Mujyanama Fideli yarashidikanyaga kuri Basane avuga ati sinzi, ati nge ndumva ari ebyiri niyo mu gikombe cy'amahoro, ati niyo mu gikombe cy'amahoro ati ndaza kureba, ariko nyuma yagezeho arabishimangira cyo kuri amagana aravuga ati nebyiri, ati indi ya gatatu bari kwitiranya ni mu gikombe cy'amahoro. Yagezeho arabishimangira kuko bo bagasa nkaho ari kubaza. Yo urumva namamagaye kwa turi Bugesera nyine abanyabugesera wumva nyine yuko mu kintu cyitwa makuru bashaka bafite barimo no kuneka cyane ari abakinnyi ba suspension. Na kamarade mu interview yaduhaye mwarabyumvise ati bafite suspension natwe turazifite. None off mic gwe yaranazitubwiye. None off mic gwe yaranazitubwiye. Ndazizi ko aba bakinnyi babo bibeshye ba technique ati genda barasa forfait. Urumva ati ngenda ibetse wa makuru yakuye ati muri iriya nzu yewe ngiye nigerema amakuru baraya. Reka mabwire no team manager nyine ubishinzwe mwumva umupira we akavuga ko amakarita arabi. Mwumva umupira wacu ahantu ufira rero. Reka mabwire none se reka tuvuge ko Rayon Sports ikinisha abakinnyi batari eligible, sibyo? Wenda buje amakarita ko team manager wa wenda muri note yagiye afata hari ikarita wenda yirengagije cyangwa yibagiwe kwandika. Nujya kumuhana uzagendera kuri raporo z'abakomiseri mu mikino ya Rayon Sports. Ujya kureba uverifia hano yabonye ikarita, hano yabonye ikarita, hano yabonye ikarita. Icyo gihe nujya guhana wenda tuvuge Rayon Sports yaguye mu mutego uzagenda kuri za raporo z'abakomiseri. Izo raporo z'abakomiseri abantu bagusaba ko wasohora hakiri kare ukanga kuzitanga. None se tuvuge ko hari ubuyobozi bwa federation bwaba bugenda butega imitego abanyamuryango babo? Oya, ntibishoboka. Hagomba kuba ikintu cyo gukorana mu bwuzuzanye. Hanyuma ninde ukwiriye gusaba suspensions? Ni Rayon Sports y'ubwayo. Uvuga ngo Rayon Sports nishidikanya kuri raporo ya team manager wakaba atiyizeye, bafite uburenganzira bwo kwandikira federation bakayibwira ngo ni muduhe. Erega muri Rwanda Premier League erega daraho bipfira nkunganira aho ngaho dore cyo kirimo hano ha buriya mu myanya ya Rwanda Premier League habamo umwanya urumva wa komiseri wa arbitrage.
urumva uwo muntu arahari urumva n'ibyo agomba kubona birahari ubundi njyane n'abayobozi twaganiraga bari muri Rwanda Premier League bamwe mu bayobozi b'amakipe barambwira bati kugeza ubu ibyo bintu twarabibajije ntabwo tuzi impamvu uwo mwanya w'umuntu ushinzwe imisifurire muri Rwanda Premier League atarimo ni ukuvuga ngo abantu bo muri Rwanda Premier League nabo wabumva ku ruhande rumwe ntawe urimo ni ukuvuga ngo iyo babajije nabo bahita bagira gute bahita bajya kubaza muri federasiyo muri federasiyo bakababwira bati mwe mutegereje turacyabyigaho turacyabikoraho ibintu nk'ibyo ngibyo ariko uwo mwanya wakakwiriye kuba uriho abantu bakagera bakamenyaho bagomba kubariza ibibazo byabo bijyanye n'imisifurire niba rero uwo mukozi adahari ntaho ari rwose ntaho uvuga ngo izo nshingano ziraguma muri federasiyo ziraguma muri federasiyo si byose kubera ko Rwanda Premier League narwo ni urwego rukiyubaka by the way ntabwo dushobora kuba twabyirengagiza ni urwego rukiyubaka ejo bundi urabizi ko aribwo batangaje ko babonye ibyangombwa bibemera gukora nk'urwego bamaze igihe nyine bakirimo baragenda biyubaka niba rero barimo bariyubaka bakaba bataragira umukozi ushinzwe arbitrage bivuze ko inshingano ziguma muri federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda icyo bisobanuye ni iki niba Rayon Sports ifite gushidikanya kuri suspensions niyandikire federasiyo mu buryo buri official isabe ko bayiha raporo zijyanye na suspensions bo nuvuga ngo raporo ya team manager wabo bayikore bavuga ati twebwe dukurikije raporo dufite turabona Aziz Basane Kuranya afite amakarita 2 y'umuhondo yabonye kuri uyu mukino no kuri uyu mukino Muhire Keve afite amakarita y'umuhondo yabonye kuri uyu mukino n'uyu mukino Rukunda Blackman we yahawe ikarita y'umutuku isi yose irabizi noneho iyo raporo bavuge ngo turasaba ko mwaturebera niba turimo turumvikana turasaba ko mwaturebera niba raporo ibyo dufite muri raporo yacu bihura namwe n'ibyo mufite muri federasiyo kubera ko ntabwo federasiyo ishinzwe gutega imitego y'abanyamuryango ntabwo bibaho ni ukuvuga ngo uburyo bw'imikoranire rero n'imikorere ibyo turimo turasaba ibyo twabisaba nk'itangazamakuru ariko ntabwo biri mu nshingano zabo ni ukuvuga ngo abantu ba mbere bafite inshingano zo kumenya ibyabo ni Rayon Sports y'ubwayo mwibuke amagambo Koca Kamarade yavuze Koca Kamarade tumuganiriza aravuze ati twebwe twigereye muri iriya nzu avuga ferwafa twe nka Bugesera twigereyeyo amasusipansiyo bafite twayabonye aravuga ati wenda natwe turayafite atari ko aya Rayon Sports twayabonye nk'uko rero Bugesera yigerere muri iriya nzu Kamarade yabaraga papure akabara Kuranya na Kuranya niba Bugesera yarateye intambwe ikajya gushaka amakuru muri federasiyo Rayon Sports mwe muryamye mukora iki Rayon Sports bagikoze ni mujyeyo mujye kubaza ngewe bagikoze navuganye n'ubishinzwe muri Rayon Sports indisi suspension zihari muri Rayon Sports kuri match ya Bugesera ni ebyiri ni Rukundo Abdurrahman Papule we ni ikarita y'umutuku yarayibonye birigaragaza kuri polisi yarayibonye birazwi uwa kabiri Aziz Basane Kuranya afite amakarita 3 y'umuhondo muri shampiyona arayafite ntabyo mu gikombe cy'amahoro afite amakarita 3 Keve afite ikarita imwe y'umuhondo Keve nta suspension afite azakina abakinnyi badahari ni Basane nande na Papule yego ubwo aho abantu bashidikanyaga ni kuri Basane umwe ngo ni mu gikombe cy'amahoro undi ngo bimeze bite ariko ni muri shampiyona afite 3 yanambariye aho yagiye abona amakarita y'umuhondo na hehe rero urumva tanga amakuru yuzuye ejo bundi kuri polisi yarayibonye yego rwose yabinyibutsa neza urumva n'izindi match nk'ebyiri mbwe zabanje ariko niba yabinyibwiriye ntacyo kubaza ntacyo gushidikanya Basane afite 3 amakarita 3 rwose umuntu abimwiraga babaye ati kajya gakora udufuti batibana n'amakarita atari umuntu ugiye gutsinda igitego barasifuye ngo arari yateye mu biti ibintu nk'ibintu gashyuhaguzwa cyane ariko Keveo rwose ngo ni ikarita imwe y'umuhondo afite urumva hari umukunzi wa radiyo Rwanda udukurikiye arabarira ati nta makuru yasana na Jaro ntayo makuru yawe sinayo tukiri kuri iyi match bakora imyitozo cyakora mu nzove baba bahari bakora imyitozo banagira kuri iyi match muri bisi basohoka mbere urumva abo ngabo babaye nk'abandi ba peri bitwa ba Odibo tukiri kuri iyi match ya Bugesera na Rayon urumva iyi match Bugesera ubwo twayigiyeho nayo twambuke ariko mbere ko wambuka muri Bugesera reka tubane twumva abakinnyi bakiniye Rayon Sports bakinira muri Bugesera key players